ngira ngo sinari Tawujya ninashye rwose ari utashye wanyu mwirimbi ninashye rwose umuntu abanza kuzimana n'ibyo ushaka amakuru yanditse ubundi ufite ikihe kibazo reka nkubwire ndakumva ariko urabyemera ntubyemera ntabwo mbyemera kabisa ibyo bintu ntabwo byemera ibintu mushaka dukora sundi nkawe kuki utabyemera ibyo mumbwira byose ndabyemera rwose ariko sundi yiraga ariko se rwose umenya ko umuntu ndabyemera nyine umva reka nkubwire ntukajye wirirwa icara hano rero baguha akazi ijana agira cyazwa Kire ntabwo numva umuntu ukomangara. Birasa nkaho nawe twumwumva. Murebe. Kire. Kumbe ni wowe ni karibu. Ito. sawa sawa Makuru. amakuru ni meza Karibu. yego meze mutese mwebwe Wari usaze ngiye amakuru meze. amakuru ni meza ibintu birimo biranga kabisa Uri kuvuga ngo wagize ikibazo ikibazo nagize ba bantu barashe Kirezi namenya bariho ndetse banamamagaye ngewe njya kubareba nasanze ari abantu batoroshye Ariko Victor ndakumva utatuvuyemo. ntabwo nabikora subizi se ntabwo nabikora kabisa Okay, ngaho mbwira byagenze gute. bamamagaye kagangu kakurashe kakumwe n'abandi bantu bageze kuri batatu noneho nagiyeyo maje kujyayo baranika cyane barabaza bambaza uwo nkorera ariko njyewe urabizi ntabwo nakuvamo kabisa kabisa ntabwo reka babwire ikintu gitumye bateranyiriza aha ngaha turi mu mazi abiri ubu habaye iki se ka urabona turi mu isafuriya akora ugiye n'ababeshyi akazi ngiye ntabwo ngakoga akazi sinyibaho neza shaviye wanyejeje mu bintu nazashoba ariko dukomeze akoze kuri kiwe witeze urusaza ndetse n'urya ndarya nyine se ko ndya nyine ndi hejuru ibi namwivana aho ngaho banza wumve ukuntu muribuka wa munsi ndi kumwe na wa mugabo we mugabo ejo bundi ku muhanda mete ubu mete yagenze bite ibintu byambayeho nagize gutya bamerera iruhande ibintu byacu byose mera ku nda mubi ariko njye birasha viye rero wagira ngo yataye amapiyesi yo wagira ngo yari yanarozwe buri tuza bro witeze urusaza aho ngaho nawe byakubaho ikintu cyantunguye nuko nasanze mwishywa wanjye Jeff ari ubiri inyuma uramuzi se Jeff aramuzi Anti avuze ngo Jeff nabyumvishije Birashoboka Kire cyangwa nundi Jeff ni umwishywa wanjye Okay, ngaho mbwira nawe noneho ntabwo uzangambanira ko numva noneho bitangiye kuzamo amaraso yawe. iryo kosa sinarikora Kristo Yuda yari intumwa ya Yesu y'imbere yamukora ntabwo bizi ndabizi cyane hanyuma ariko wibuke yuko njyewe na Yuda ntacyo dupfana ariko we na Jeff muragipfana yego njyewe na Jeff turagipfana ariko niyo yaba ari mama wambyaye cyangwa data wambyaye tukwizere munyizere ndabakorera akazi neza bizabashimira tumwizere Twizere. ndi seriye munyizere rwose Kristo Sinakita muri. turakomezanya nta kibazo
anti aramutse angambanye turakomezanya nta kibazo tubyumvike niho aramutse angambanye ikosa rya mbere wakoze ni ryo gufata umuntu ukamubwira ibintu dukora. Kwangira ngo yari ari mu ntebe ya penetration wamubwiraga byose se wari uriho kwigana kamere kawo inama zimwe tutuberetse ikintu twakora nkumva twamutuma Perusi ati gute twafata nimero ya mugabo tukayira Perusi kamuhamagara nk'umushakaho serivisi bagahuza gute azi Perusi ni umuntu wisanura n'iki ariko ahubwo gihe nungutse igitekerezo kizima twafashe Perusi uramuzi ko Perusi ni wa muntu wisanura bya tati sibyo ubu dufate Perusi tugende noneho ashaka uburyo ahura n'uriya mugabo si ibyo se nyine kukubwira bashaka ukuntu bikundishwa nyine nawe urabizi abakobwa kumva noneho Perusi twebwe tumubwira ukuntu ashobora mbese uriya mugabo ashaka uburyo yazajya amukora noneho mwebwe mushaka ukuntu mutuma umuntu amufotore urabizi ko abantu bariya niba bumva se nimba uzi neza kuba abantu nka bariya baba bagenda birukana ibyaha ku ruhande baburanira abantu nyine ngo bave niba bakimufatiyemo noneho twebwe bakimufatiyemo byagenda ndetse nimumara kubibwira Perusi ariko nawe imagine uri kwereka umuntu ibintu ari gukora yiyizi nk'umuntu uretse agose urumva utamukontorora nyine ahubwo reka bereke wahamagara Perusi tukamubwira mubwire nyine namuhamagara kanzi nawe ubundi nyine sinzi nimba ari ubikore nta nyagasani byawe nibyo byiza ako se wagiye umenya ko twebwe ikirenya se gifite gahunda umva se ngewe ufite urudimu umva ndakuremera baza ngo tugiye kuguha diri imeze harimo se hasi ntabwo ase mwamvuye mu guteza usaza aho ngaho arakubwiye nawe rwose salama wowe kuba ariko gumana no ku matelefone y'amafuti gatuje reba umuzigo tuba duhagaze nji mani meze neza urageze banari ngiye kwigendera niboneye ikiriru yaranzanye ngo nze kiraro cyo ntabwo kiroroshye use kiruta kiriya nari ngiyeho mani na message maze bari bampaye itike mu memapi neza tugiye kwita nyine gahunda y'iki cyane nako ndi kuzamuka rero neza ko kumakubyara mbwire se mani mbese unazanya nabi sawa kwita gahunda ibyo ari mu ufite ikibazo tuzi cyagiye kwirukanka bya hatari muri twatuntu tw'intambara nyine twatuntu ndabizi wa mugabo nyine turi mu modoka cyagiye uyu yakubwiye ndetse yaragiye kugura ibintu byose yasi nyinshi twarashisha yigize ko twaragiye ibintu byose dukora byose ndamubwira byose mbere ku murongo arasaza yivuyemo nk'inoko iyo tubireke mani urumva nshaka kugira ngo uriya mugabo ushaka nyine kugenda ukamuryoshya ukamubwira byose urumva ukamukuba amatwi agashyuha amenyo hanze umunwa urumva oya wiseka n'ibyo akosha urumva umara nabigufasha uko derera agenda wamutiba ajya niba uko derera yagenda ni Samson cyangwa umukubaka noneho rero uhaye wende nabo oya ngo tumwaye we ari afite umwanda mu mufuka nuko firi umwana aho ndajyayo umwana nyine stafu zifashe burya twebwe uwo mugabo nubwo turi gushinyika burya ariko dufite ikibazo gikomeye mwana nubwo turi gushinyika dushobora gushinyikana uyu munsi ejo ukatubona muri ferabete twibereyeyo nyizera mwana ahubwo niwe uzayijyamo ngahe bazi ku izina ry'Imana maze mbabuze ushinyitse uyu munsi wonyine shaka arababaza ahubwo niwe uzayijyamo niyo mpamvu ndi kuba tugomba kujyayo ukamunera simunyizeye se nyine umva kuri ziriya diro turashaka kugenda ewana
ukamuryoshya ukamukara ukamuri byose kabisa ubundi noneho twebwe amafaranga niyo urabizi mufite ifunguro rifatika nawe ararifite nawe ararifite turabanza turya ikibazo si amafaranga ahubwo wowe akazi ngo si no kwirirwa tukunyuriramo akazi uragakora gutya kazigera bakasi ikibazo urabizi ukuntu byagenze byose mbabizi uragenda umukuremo amakuru ahubwo twakabigenjeje nyine uyu nguyu nyine araba hari nawe ufata akabidewo n'iki urumva nta nimero ubwo azajya ashatse gusakura ngo rero tumwerekane tukaganya no mu rukiko tukavuga ati none bamubona n'igihe cyawe ko tuzamukorera agatebe uzi nawe uka video yanze kudukorera gahunda sha nakemera nanjye tukajya mu rukiko wari wakina video mu rukiko uwo wari uri kuburanisha abantu barahita bavuga ati Yesu Kristo oya nari ndi gukora ifoto yiwe reka ndebe ko ngibona ya vuba vuba mwana ahubwo iyo niyo ushaka ubundi turye dore nguyu yaje n'uyu nguyu